Bakunzi ba Teacher David TV Rwanda, nongeye kubasuhuza. Aka kanya mbazaniye akandi kantu k'ubwenge guys. Narakubwiye ngo kuba warakoze subscribe nta gihombo uzigera ugira, nta nubwo uzigera ubyicuza. Mbazaniye akandi kantu k'ubwenge wongere wumve ngo k'ubwenge. Aka kantu nguzaniye karaza kugufasha, ndabizi neza cyane. Ni ukuvuga ngo akantu nkuzaniye ni akantu kerekeranye na call waiting. Call waiting murabyumva neza nyine ko ari ugutegereza. Ni ukuvuga ngo hari igihe ushobora gushwana n'umuntu cyangwa se umuntu akakubwira nabi, bitewe nuko wenda ushobora kuba uri nko mu kazi cyangwa se ukaba wenda uri nko mu rugo, boss wawe nyine akaguhamagara, then yaguhamagara bakamubwira ko ari line busy, hari naho bavuga ngo user busy. Ibyo byose ndaje ngo tubikemure. Nta kindi kintu uri buze gukora. Narakubwiye ngo kuba warakoze subscribe ni iby'ingenzi ndetse ni n'iby'agaciro. Kuba warakoze ibyo bintu, ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere tugiye gukora, turaza dufungure ino application yacu dukoresha tugiye guhamagara. Iyi ngiyi ndumva mwese muyibona, iyi ngiyi rwose tugiye kuyifungura. Twamaze kuyifungura, ikintu turi buze gukora, turaza aha hantu hari uturongo dutatu. Aha hantu nizere ko nta muntu utari kuhabona. Hariya hantu niturangiza tuhakirike. Niturangiza ikintu turi buze gukora, turaza muri settings yacu ya telefone no ya karakantu. Ikindi kintu uraza gukora, murabona ko hano dufite features nyinshi zigiye zitandukanye. Dufite display options, dufite ama features menshi agiye atandukanye pe, namwe muri ko murabibona. Noneho ni ukuvuga ngo features ituraje inshinga niyo twita call waiting account. Call waiting account, iyi feature niyo ituraje inshinga. Call waiting account turaza tuyikirikeho. Nitumara kuyikirikaho, urabona dufite simukadi ebyiri, harimo MTN Rwanda, harimo na Airtel. Noneho wowe uraza wemeze kuri simukadi ushaka ko ibyo bintu bibaho. Ushaka wakwemeza kuri MTN cyangwa se ukabyemeza kuri Airtel. Twebwe byose reka tubifungure. Duhere kuri MTN. Twayifunguye. Murabona hano hari akantu kitwa additional setting. Ako niko tugiye gukirikaho. Nitumara kugakirikaho turategereza. Tumara gutegereza, yego. Murabona hano ahangaha nge narabifunguye. Wowe urasanga bidafunguye, urasanga hameze gutya. Karaba gafunze kuriya. Wowe utarakora subscribe, ukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro byose tugiye kujya turakora. Intego yacu ni ukubigisha ibintu byose bijyanye na tekinoloji. Uraza ugafungure, uraza ugakirikeho. Nubona katse ubururu, uraba wabifunguye. Hano twahereye kuri MTN. Utere comment ku bindi bintu twagufasha. Dusubire inyuma, twongere dusubire inyuma, tujye no kuri Airtel, tujye no kuri simukadi yacu ya Airtel, nabyo tubifungure. Twongere tujye nk'uko mubizi turi gukirika he kuri additional settings.
dutegereze. Yego murabona ko katse ubururu, kari kwaka ubururu, ubishatse kuvuga ngo nge nagakoze active. Kari active. Mbibutse ko aha ni hahandi umuntu azaguhamagara uri kuvugira kuri telefone ntakubure, ukarisivinga ukakira we ko ari kuguhamagara kandi nawe uri kuvugira kuri telefone. Yaba ari umuntu w'ingenzi cyangwa se hari ibintu by'ingenzi by'agaciro agiye kukubwira, cyangwa se ushaka guhita uvugana nawe ugahita umufata. Ariko nudakora ibi bintu, nutabikorera active, bazajya baraguhamagara bababwire ko ari user busy cyangwa se line busy, bityo abantu bakubure kandi wenda hari ibintu by'ingenzi bashakaga kugira ute kukubwira. Murabona ko gutya kari kwaka ubururu karafunguye. Noneho gutya buriya turakazimije. Hano umuntu aduhamagaye bamubwira ko ari user busy cyangwa se line busy bitewe n'ubwoko bwa telefone uri gukoresha. Ubwo hano tugiye kongera tuhakiriki, tuhakorere active, tuhafungure. Mbibutse ko ni kaka ubururu aribwo turaba twahafunguye. Murabona ko ubwo call waiting yacu ku masimukadi yacu ko ari abiri turayafunguye. Mbibutse ko mbafitiye na code, mbafitiye code ukanda utiri urajya muri ibi bya setting byose. Wowe urebye iyi video kugeza kuri uyu munota uri umunyamahirwe. Mbafitiye code ukanda utiri urajya muri ibi bintu byose bya setting. Ubwo ciao, tuzasubira ubutaha. Kora subscribe ukande kuri iyo nzogera. Buri kiganiro cyose twaprodinze, buri video yose twaprodinze kubijyanye na ICT na technology about phones uburi nacyo. Thank you, see you next video.